turabashimye namwe Imana ibaho umugisha. Kandi ngira ngo mu rwego rw'intara hano hari n'umuyobozi w'amakorari, wahita wibaza nyine ngo habura iki kugira ngo Isaac niyo nshuti umwe abashe kubigeraho. Korari irimo abantu 20 bibananira, ubundi wakwibaza ngo habura iki. Ndagira ngo rero kuko mubonye ko ari umunezero mwinshi, tuzishime cyane bidatinze andi makorari ari kudutumira mu bitaramo nk'ibi. Mbese ntabwo muzishima ni mubizamo? Ntekereza ko buri torero rifite korari irenze imwe ryakwishimira kubona igitaramo nk'iki. Kandi n'amakorari ya hano ntibavuge ngo twebwe kirashoje, ahubwo bishimire ko Isaac ababimburiye n'andi makorari uzakurikizeho. Hari abigeze babigerageza kera cyane, abaririmbye izo ndirimbo zigenda ziririmbwa ku ubu ngubu benshi barashaje, abagiyemo barikomeza kuririmba izo ngizo nizasohotse, ariko ntabwo bagira ishyaka ryo gusohora izindi nubwo bitoroshye. Ariko ngira ngo iyo abantu bishyize hamwe nta kigira gute, uko dushyira hamwe mu murimo w'Imana, n'uwo ni umurimo w'Imana tuba duteza imbere kugira ngo n'ayo majwi ajye kuvuga ubutumwa hirya no hino aho tutabasha kugira gute kugera. Muzashyire mu ishyaka n'imbaraga amakorari agerageze gusohora sore audio, kandi na Isaac tumusabire kugira ngo azatere intambwe yo gusohora audio visuel, n'andi makorari nayo azagire audio visuel. Tuzongere gutumira Jimmy aza kwishimira ibikorwa, tubereka n'ibihangano no kurekera hariya cyangwa se tu projecta, abantu mwese mwishimira ko amajwi y'abana banyu ubu ari kugera hirya no hino n'iteraniro nk'iri ngiri bikagaragara ku ikoranabuhanga. Mwari muzi ko iyo bafashe audio visuel, abicaye muri tribune abari kwishimira yuko tuzafata resepase tukazamuka, bose amajwi yabo ngo abazungu barayagura, niko abakera bavugaga. Yose aragenda akagera i Buraya, akagera hehe, bakishimira kuvuga ngo iryo torero rya Gihombo rirahagana he, bakaza no kurisura. Rero ntabwo ari ubukerarugendo, ntituri kwamamaza, turi kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko iyo bugeze kure, abanyarwanda bageze hirya no hino ku isi, ibyo bihangano bibasangayo mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigakiza imitima yabo. Ndabashimiye mwese ababashije kuboneka muri iki gitaramo, amakorari yaturutse hirya no hino, yaturutse mu ntara ya Mugozi, abaturutse mu ntara yindi, intara Kibuye nihe ya Rubengera, n'abaturutse muri iyi ntara ya Gihombo, mwese turabashimiye. Kandi ibihangano byanyu mukomeze mubiteze imbere. Mubonye ko burya abantu barabikunda, kandi reka babikunde nuko mukipfunyitse cyane. Ubwo rero mubishyize ahagaragara babikunda kurushaho. Twese Imana idukomereze mu mujyi umwe wo kwamamaza ubutumwa bwiza, dutebutsa Kristo umwami wacu, kandi tugira imibereho yejejwe, kugira ngo igihe azaba agarutse tuzabe dufite amakuru meza azaheruka ubuzima bwacu. Tutazaba abanyeshuri bafite resepase, bafite na vizi zabajyana iyo bazajya kwigira, ariko umunsi bagomba kurira indege bagashaka uwo munyeshuri bakagira gute, indege ikagenda umunyeshuri akagira gute, agasigara. Nta n'umwe wakwifuza kuzasigara muri iyi si, kuko abazasigara muri iyi si bazasigarana na Satani bahamara n'imyaka ingahe, 1000 Satani azenguruka. Abo bantu basigare banagize gute, bari nk'amase bapfuye, bazazurwa nyuma y'imyaka 1000 barimbuka. Twebwe rero abifuza kuzigira mu ijuru, tuzamarana imyaka 1000 nande na Kristo mu ijuru, atwigisha turya ku giti cy'iki cy'ubugingo. Ibintu bizaba ari byiza cyane, Hari umuntu nuko simuzi, ariko hari umwana wa hano Gihombo wigeze yohereza message irayoba, ariko yari yanyohereje ngo muri uyu mugoroba ndi kumva ibintu ari wane. None nayo ndahamagara, ese wane katari wane ninde uri kumbwira ngo ntabwo wamenye yuko uyu mugoroba ibintu ari wane? Njya gusobanuza
neka abantu barambwira ngo uyu muntu ariko ari kukubwira ko ibintu ari byiza. Iyo ni imvugo yavuga ntabwo nari nyiza. Ubwo rero mu ijuru ibintu bizaba ari agahozo birenze ibyo twigeze twumva n'ibyo twigeze tubona. Mwese ndabifuriza kuzajya mu bwami bwo mu ijuru kugira ngo tuzabane mu gitaramo kiruta iki, turi kumwe na Isaac n'umudamu we n'umuryango we n'abantu b'iri torero rya Gihombo, turi kumwe na Jimmy, turi kumwe n'abashyitsi, twese Kristo tunezeze kandi twambika amakamba. Nibyo n'abasore nanjye nibyisabira ngo Imana iduhere umuntu mu izina rya Yesu. Isaac rero